Hey guys, umeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. None uyu munsi nje kubereka uburyo wakoresha internet telefone yawe iri mu kadege. Tujyane sasa twagiye. Ubundi telefone mu busanzwe iri mu kadege, umuntu ntabwo yakwamagana ngo bikunde ntiwakoresha internet ntiwagira ute, ariko ngenda imuzaniye uburyo wakoresha iyo internet kandi phone iri mu kadege. Rimwe na rimwe ibintu bigiye bikenerwa, hari igihe ushaka gukomeza kuri internet ariko abantu udashaka ko baguhamagara, uburyo uri gukoresha cyane rwose ndaje mbere. Niba uri mushya rero kuri uyu muyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera ubundi dukomezanye sasa. Twagiye uraza hari utuntu akantu konyine usabwa kano kanya ni ukugenda ukajya muri Play Store yawe biragusaba inzira nyine mbere ukajya muri Play Store bisanzwe igihe udownloading application ngiye kukwereka bayita Force dore ngiyi hano yindi ibanza kanze nyibwo itongeraga akabo urubyandikamo gutya nujya kwandika barahita babikwereka nyine uhita ubikandaho. Dore application bari buguhe ni iyi ngiyi gusa. Nubona haje ari nyinshi uhitemo iyi ngiyi isa gutyo neza photocopy ubundi wikomereze uhita uinstaling tegereze kirangira. Ntabwo gatwara umwanya munini, ni akantu gato cyane karahita karangira. Ubona ko kamaze gufunguka sasa. Hano sasa gutya iyo kamaze gufunguka kaze nkakwereka muri telefone yanjye. Karihe dore ngaka hano kari, ubona ko kaje. Nurangiza phone yawe nyine iraba iri mu kadege, numara kudownloadinga tuvuge ugiye uyakoresha telefone yawe urayishyira mu kadege. Bitewe n'ubugiye uyishyira mu kadege phone zo zitandukanye, ariko dore yanjye hano ugiye ugashyiriraho dore nta hejuru dore ngaka ubu murakabona mbaye nkigashyiramo data zihita zifunga n'ibiki byose na wifi byose. Dore ngaka namaze ugashyiramo karimo karakurura akadege. Urabona ko ya wifi nayo mfite yagiye ibiki byose, yewe nta kintu kimwe kirakunda kano kanya. Urahita uza sasa ubikandire kuri application yawe iyi kandi ufungure. Nurangiza uhita uza ukandi hano handitse ngo next, ukandi hano handitse allow, wongera ukandi hano handitse ngo allow mwe murahabona hano kamubereke. Biterwa na telefone yawe uko imeze nyine, ibyo bakwereka uragenda wemeza nyine. Hano uri tukanda while using this app, hano hejuru hano wabanza bari ukanda nanone ukanda hano handitse ngo allow hano, ubundi uhita ubikandira hano next. Ukigera hano uhita uzamo hano uvivuremo hano hazemo kano kavi, urangiza uhita ukanda hano get started. Telefone yawe ubuze ngo ufite Android ya kangahe n'urugero iri munsi ya 11. Wowe ubiterwa na telefone yawe Android yanjye ni iri na Android ya 10 kuzamura, ngo ndahitamo hano wa kabiri. Tuvuge tuhisemo hano wa mbere, baratubwira ko bidakunda nyine kubera ko ari yacu. Hano ha kabiri metode ya kabiri kandi aho turebe kandi urabona ko iya kabiri ariko kandi aho turebe w'ikintu kuri right uza hano gutya no kuri kano kantu iyo telefone iri mu kadege kaba kariho
ziriho mbere wari yanafunguye data zitangira gukora cyangwa tuvuge nka wifi mu rugero wifi itangira gukora nta kibazo reka tuyishyireho ureba urabona ko wifi yaje kano kanya ubona ko igera kuri interineti kandi ubona ko ari hejuru hari akadege ubona neza kaze tuvugira tujye nko kuri Instagram ubona ko bifunguka nta kibazo kandi phone dore ngibi hano hejuru iri mu kadege kaze mbikwereke dore ngaho reka mbikwereke dore reba hano reba aho hejuru akadege kariyo ubu ntabwo wahamagara ngo bikunde ntaki nta n'uwaguhamagara ariko waba uri kubikoreshereza nta kibazo rwose wakumva ibintu byawe nta kibazo bikunda ariko phone iri mu kadege niba iyi video igufashije sasa genda ukore subscribe ukore like yewe muri comment wandike n'icyo mwaza gukora aho iyo ushaka ikintu wabyoroshye ukandika muri comment twiri